amacura 3 harine n'igikono rushinari niyo mpamvu bariya bino bari kwivugisha nabo baranye bafashe umutsina ngo batagwa mu yobane bose bafite iki nabo uravuga ko national APR nayifite habe bariko ko match irangiye nabibonye mani nge nabireze turabizi ko byakiri twebwe byacu turabizi urwaye dufite turabizi tugomba kwivuza tugakira ariko nabo nta kintu bafite habe icyo navuga wenda kuri match ni ubutumwa ubu n'ubutumwa umutoza mushasha abonye kuko shampiyona mu Rwanda muri uyu mwaka irakomeye niyo mpamvu mubona harimo ibibazo nukuvuga ngo ikipe ya Sport yagize ibibazo byo kuvunikisha abakinnyi bose hafi ya bose bari abatitreri none rero umutoza abonye isomo ryo gutangira gutoza Sport ubu agiye kumenya ikipe ibanza kuko njye nabonye hari ahantu yahavutse ikosa Fisto ntabwo ari kubanza mu kibuga hari imipira myinshi yagiye ananirwa no gukerera ku buryo bwinshi nuko rero ahantu twazize twabonye yapanze ikipe nabi njye nabibonye nitwa Rucagu ubu isomo naribonye umusabiye n'umugisha bibupe tangaza nta kibazo match irarangiye yewe match nyibonye neza ariko abantu bavuga ngo umutoza giki tumenye ko shampiyona yacu mu Rwanda yarahindutse umuntu wongera kwishimira nyirizina ni umuntu wo muri Ferwafa abafana bose batazi ko football yahindutse tureke ibyo ngo APR ngo rero turanganyije ni ukubera Ferwafa n'umuntu wahinduye abasifuzi uri kumva amabwiza ukuri arwaye jewe fana Sport banisize irangi rwose ishobora ryose ntabwo nge banyibye ukurusha inyama gutwara imbwa siko bimeze ariko utugora 100%. Umuntu arya inyama yayikoreye ahubwo bahushije byinshi atense umuntu arya inyama yayikoreye bahushije byinshi umuntu arya inyama yayikoreye